Muraho neza borozi b'amatungo magufi cyane cyane ingurube, abifuza kwinjira muri uyu mwuga w'ubworozi bw'amatungo magufi mbahaye karibu, kandi nkaba nanabibutsa kwiyandikisha hanyuma no gukanda ku kazogera kugira ngo nijya nsohora ibiganiro bijye bihita bibagereho. Nitwa Uwimana Patricie, nkaba ndi umwe mu borozi b'amatungo magufi, nororera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya, akagari ka Mberi, umudugudu wa Marimba. Uyu munsi rero turi mu kiganiro cyerekeranye n'imirire y'ingurube, akaba ari ikiganiro twatangiye mu kwezi kwa gatandatu, gifite ibice bitandukanye. Hari abashobora kwibaza Patricie, ikiganiro watangiye mu kwezi kwa gatandatu ukaba gikomeje turi mu kwezi kwa cyenda bite byawe? Ntabwo nkunda kuboneka no kujya munyihanganira, ariko icy'ingenzi ni uko nyine igihe umuntu abonekeye ashyiraho ibiganiro. Muri ibi biganiro twatangiye mu kwezi kwa gatandatu turacyari ku gutegura indyo yuzuye. Iki kiganiro kiraza kuba kirekire, araba ari nacyo cya nyuma kugira ngo duhite dukurikira mu kiganiro cyerekeranye no kuvanga ibiryo by'ingurube. Noneho tuzarebe ingero mu kuvanga ibiryo by'ingurube. Gahunda y'uyu munsi rero ni ukugaburira ingurube kuri gahunda. Ushize twarebye kugaburira ingurube utarashyizeho gahunda, ukaba wazigaburira saa sita, mu gitondo, nimugoroba, ibintu nk'ibyo ngibyo ukajya ugenda uzihereza gusa utapimye. Turebe ingaruka zabyo nziza, turebe n'ingaruka zabyo mbi. Ni ukuvuga ngo kugabura muri ubwo buryo ni akahe kamaro kabyo, kugabura muri ubwo buryo ni izihe ngaruka mbi zabyo. Rero turareba, ni ukuvuga ngo niba tugaburiye ingurube dukurikije gahunda ni akahe kamaro. Ababikoze bafashe igihe bakabigenzura, barangiza bagafata umwanzuro, batubwira ko iyo ugaburira ingurube kuri gahunda, ingurube ihabwa indyo yuzuye mu gihe runaka cy'umunsi, akenshi inshuro nyinshi. Umuntu aravuga ati mfite ingurube yanjye, ndaha ibyo kurya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ndashaka kuvuga ati ngenda ndaha ibyo kurya mu gitondo na nimugoroba, ariko icy'ingenzi ni uko irarya indyo yuzuye. Indyo yuzuye igizwe n'iki? Nk'uko twabibonye, haba harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, igomba no kubona amazi ahagije, igomba no kubona amavitamine, igomba kuba harimo imyunyungugu n'ibindi. Kandi ingurube ihabwa ibiryo bipimye hakurikijwe icyiciro cyayo. Nuko ese ingurube irahaga? Ingurube ni akana k'amezi abiri. Ingurube igenewe kubagwa, ndayiha ibyo kurya kugira ngo mu mezi abiri nyijyane ku isoko. Ese ingurube ni sekurume? Ingurube ukamenya ngo ni ikihe cyiciro ingurube yawe irimo, noneho ukayiha ibiryo nyine ukurikije icyiciro irimo kuri gahunda. Aha kandi ingurube ntibyibuha birenze urugero, kubera yuko uba wapimye ibiro ukurikije icyiciro. Niba uzi wenda uti ingurube yonsa n'urugero, ufite abana 8 se, ndayiha ibiryo bingana gutya na gutya. Ntabwo ushobora kubyibuha iyo wabonye umwanya rwose ugakurikiza ibiryo urayiha, ugakurikiza ibipimo. Akamaro kandi hari gukumira indwara ziterwa no kubyibuha cyane. Twabonye ko mu biganiro byashize ingurube ibyibushye cyane ishobora kugira ibibazo mu gihe cyo kubyara. Ingurube ibyibushye cyane ishobora no kugira iza ndwara, n'abantu bajya barwara, abantu babyibushye cyane, indwara z'umutima, kugira za diyabete. Ingurube nayo ishobora kugira indwara y'umutima, igahumeka nabi. Aha rero iyo uyigaburira kuri gahunda, haba hari amahirwe menshi yo kugabanya yuko ingurube ibyibuha cyane, ikaba yashobora no kurwaragurika. Hari kugabanya kandi isesagura, hari gukumira isesagura, kuko twabonye ko iyo ugabura nta gahunda, ufata nk'ibiryo, wenda ingurube niba yaryaga nk'ibiro 2 ugashyiramo, ugafata ipasi ukayuzuza, ukati ibi biryo irabirya umunsi wose kuko uba udahari. Niyo waba udahari cyangwa se ukaba ati nibyo irarya, icyo gihe irasesagura. Ibyo idashoboye kurya urabimena, cyangwa se ikabipfusha ubusa, ikabikandagiramo, ikabyitumamo, kubera ko yabonye byinshi cyane. Ariko muri ubu buryo ntabwo usesagura, kuko uha ingurube ibiryo ikeneye ukurikije icyiciro irimo. Hari kumenya ubuzima bwayo neza. Muri kwa kundi unyura mu ngurube mu gitondo cyangwa se ku manywa cyangwa nimugoroba, kwa kundi uri kugenda uzigaburira uzihereza, ushaka kubona ko hari nk'ingurube
itari guhaguruka yihuta, ukabona ko ari nk'ingurube iri gucumbagira, ukabona ko ari ingurube rwose yataye morale itari no gushobora kurya, kubera kuba ubu zirimo ubwo ugenda uzigaburira uzuhereza ibyo kurya, ubu z'ingurube zawe. Rero iyo ubonye hari ingurube iri gutanga ibimenyetso itari isanzwe itanga, uhita unanayitabara, ubuzima bwayo rero bukarushaho kumera neza. Ubwana ku twana dutoya bifasha umworozi guha utwana indyo yuzuye kandi ihagije nta kurenza ikigero. Ni hahandi navuze mu ntangiriro ko niba ufite nk'akana, ingurube yacugije utwana tumaze amezi 2, icyo gihe uravuga uti utwana tumeze amezi 2 harya duhabwa ibiryo bingana gute? Ibiryo duhabwa haba harimo ibyubaka umubiri bingana gute, ibitera imbaraga bingana gute, amavitamine angana gute ku ijana. Icyo gihe utwana tw'ingurube, nanjye kwanga utwana twawe, utwana tw'ingurube ugatwitaho, tukarya indyo ipimye ku gihe kandi tukarya ikigero gihagije. Ingaruka rero, ingaruka zo kugabura muri ubwo buryo, hari ugukora ubutaruhuka. Uri umuntu umwe ukangura ufite nk'ingurube nk'icumi, kuvanga ibyo biryo, kuzihereza mu gitondo, saa sita ukongera ukazihereza, nimugoroba ukongera ukazihereza, hari ya masuku, hari mbese nturuhuka, uzihoramo kandi habamo n'akazi kenshi cyane, kuko niba uzigaburiye mu kanya, iyo zirangije ushobora gukoramo isuku mu turiro twazo, mwumva ko bisaba kuba kuzihoramo igihe kinini. Waba udahari wenda ufite abakozi, bisaba ko ushyiraho abakozi bahagije. Nkatwe dufite abakozi rwose ntabwo nababo ni benshi cyane, ariko n'abakozi barenze 2 bakora mu ngurube, kandi ntabwo dufite ingurube nyinshi cyane, ntabwo tworora ingurube nyinshi. Tworora ingurube kugira ngo twereke abajene, twereke urubyiruko uko bagombye korora. Dushaka amakuru hirya no hino, ayo tubonye yadufasha mu bworozi bwacu tuyashyire mu bworozi bwacu, twereke abakozi, kuko twe gahunda yacu ni ukwereka abakozi, ni ukwereka urubyiruko kugira ngo mu gihe runaka narwo ruzajye korora, kuko iyo boroye ari benshi niho ingurube zishobora kuba nyinshi mu karere, mu murenge cyangwa se ku mudugudu. Icyo gihe haba hageze nk'umuguzi uvuga uti ngeneye nk'ingurube 100, hakaba hari nk'abantu nk'icumi borora, abantu 20 borora, niho bituma abantu benshi bashobora kwiteza imbere n'akarere kakiteza imbere cyangwa se igihugu. Reka ngaruke ku byerekeranye no kugaburira ingurube. Ingaruka yindi kandi bisaba kuboneka. Kuba niba warashyizeho gahunda ko saa 2 uragaburira ingurube, iyo saa 2 zigize niyo udahari zirasakuza pe, ugomba kuboneka saa 2. Niba saa 6 aribwo uziha ibiryo ugomba kuboneka, niba saa 9 aribwo uziha ibiryo ugomba kuboneka. Mu gihe wa wundi uzigaburira nta gahunda, ashaka gushyira ibasi yuzuye ibiryo mu kiraro akigendera, akajya mu gisiza, ngo ndavuga abaza mu gisiza kaba mu Rutsiro, akaba yageza Karongi, akaba yageza Mukura, akaba yajya hehe rwose, akaba azi ko ingurube yahise igiye ibiryo ishobora kurya, ishobora kuyitunga amasaha 24. Ahangaha rero rwose bishaka kuboneka. Ikindi bishaka kugenzura neza ko buri ngurube ibona ibiryo igenewe. Tuvuga niba ufite nk'ingurube 5, imwe igomba kurya ibiro 2, ukavanga noneho ukazigaburira hamwe zigasangira. Hari igihe ingurube ifite imbaraga nyinshi cyane, inaziruta ushaka kubyiga izindi ikarya ibiro 3. Bivuga ngo imwe muri izo ngizo ishobora kurya ikiro 1 cyangwa se 1.5. Bisaba rero kugenzura. Ikindi bitera stress. Bitera stress kubera yuko mu gihe cyo gukwirakwiza ibiryo, kuko nukuvuga ngo uraziha inshuro nyinshi, zirasakuza, none n'umukozi nawe agomba kwihuta, bishobora gutera stress ku ngurube, bikaba byatera na stress ku mukozi cyangwa se ku uzitaho. Ingaruka n'ubundi nanone mbi ibyo byerekeranye na stress, ingurube zishobora gusonza mbere y'uko zikaburirwa. Tuvuge niba warashyizeho gahunda ya saa 6, ingurube wenda zikaba zareba iki nka yayindi bacuze, ukaba uzi ko zose zari ibiro 2, akaba ari imwe yari ikiro 1 kubera ko indi yayicuze, mu masaha 3 ishobora gusonza kuba ishonje, saa 5 ishobora kuba ishonje, saa 6 rero urumva ko iba yenda guhwera. Bitera stress, ikaba yagira n'umushiha, ikaba yagira no kwiheba. Ikindi hari uguhatanira ibiryo mu gihe cyo kugabura. Ziba zishonze wazihereza, n'induru ziba zirwana, zirya zigira gute. Aborora murabizi, ziba
zisunikana nuko ingurube zirya. Ibi rero rwose bishobora gutera ama-stress, kandi ama-stress ashobora kugira ingaruka nyinshi mbi ku ngurube. Biragoye no kumenya niba ingurube yariye ibiryo igenewe iyo zirira hamwe, nibyo nahoze mvuga mbere, izifite imbaraga zicura izindi, nibyo nahoze mvuga mbere. Ubutaha tuziga ku byerekeranye no kuvanga ibiryo by'ingurube. Tuzareba ingero. Ni ukuvuga ngo kuvanga ibiryo by'ingurube ni nk'umuntu ugiye guteka. Niba ngiye guteka ndeba kananga urugero rwo mu Rutsiro. Rutsiro igice cya nyine aho ngaho nororera, wenda muri Rusebeya, niba umuntu agiye guteka ibiryo bya saa sita, imiryango ibiri wenda igiye guteka ariko itegeranye, ariko batuye mu gace kamwe, umwe ashobora gufata ibirayi akagerekaho ibishyimbo akagerekaho n'ibihaza, undi akaba yafata impungure akagerekaho amashaza, sinzi niba agihari, akaba yagerekaho n'amateke. Murumva ko bose baratetse bagaburiye abantu saa sita, ariko ibigize indyo batetse biratandukanye. Rero tuzareba kuvanga, tureba ingero. Ni ikiganiro kizaba kinini cyane, kizafata igihe kinini, kuko tuzagenda tugerageza, kandi nkaba nizeye ko namwe muzajya munyunganira. Murakoze rero kuba mwashoboye gukurikirana iki kiganiro. Imana ikomeze ibarinde. Tuzongera, mwari kumwe na Uwimana Patricie.